kuri Dove Hotel umuvugizi wa ADEPR asoje umwiherero mfashabugingo ku bakozi b'Imana b'abashumba ba ADEPR wateguriwe ku bufatanye bwa ADEPR n'umuryango wa Salt and Light, umuryango mpuzamahanga uhuza amatorero ya Gikristo akorera ku migabane ine itandukanye ariyo Aziya, Europe, Afrika na Amerika. Mu bashyitsi rero bitabiriye umwiherero hatanzwemo inyigisho nyinshi ku bashumba bari bawitabiriye, barimo abashumba 30 bagize uturere, bagize amatorero y'uturere, abashumba 5 bagize indembo n'abashumba 5 bungirije b'indembo, ndetse n'abashumba cyangwa se n'abagize biro nyobozi y'itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADEPR. Higishijwe byinshi rero, higishijwe inyigisho zijyanye no gukorera hamwe nk'abakozi b'Imana. Ni gute abakozi b'Imana bakora bahuje, ni gute abakozi b'Imana bakorera hamwe bagashyira imbaraga zabo hamwe kugira ngo itorero bashumbye rikomeze kugwiza imbaraga, rikomeze kugira iterambere ry'umwuka nk'uko bikwiriye. Bize byinshi rero, higishijwe kandi inyigisho zigendanye n'ubwami bw'Imana, izigendanye no kugendana na Yesu. Bigishijwe ndetse ni gute umuyobozi yagendana na Yesu adatandukiriye, akagendera mu nzira zikwiriye nk'umukristo mwiza. Bigishijwe imiyoborere, bigishwa n'izindi nyigisho nyinshi zitandukanye zigishijwe abashumba b'amatorero nk'uko twabavuze hejuru. Mu gihe cy'iminsi 3 bari bamaze hano, guhera batangiraga mu gitondo bakagera ku masaha ya nimugoroba. Mu gusoza rero uyu mwiherero, umuvugizi wa ADEPR Reverend Ephraim Karuranga yatanze impuguro ko abashumba bakwiye gukomeza kwegera Imana kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubane nabo, ndetse anabasaba ko bakomeza kuba maso no gukomeza kwegera Uwiteka, kandi yabasabye kugira neza kw'Imana kwakomeza kubana nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu miyoborere yabo ndetse no muri zindi gahunda zose z'itorero. Mu by'ukuri rero wari umwiherero ubona yuko abawitabiriye bose mu gihe cy'iminsi 3 bamazemo batashye bavuga ko hari byinshi bahungukiye, kandi ko hari byinshi babonye bishobora guhinduka, cyangwa se bashobora gukora neza nk'uko babyigishijwe bashyize hamwe. Imana ibahe umugisha rero, mukomeze gukora subscribe, tugiye kujya tubagezaho amakuru y'itorero mu rwego rwo kwandika no mu rwego rwo kuvuga no mu rwego rw'amashusho. Mukomeze gukora subscribe kuri YouTube channel y'itorero ADEPR, tuzajya dukomeza kubagezaho amakuru ku mwuka nuko Umwami Yesu azadushoboza. Imana ibahe umugisha cyane. kandi buri gihe Imana itanga amahirwe kuri buri muntu. And always God gives opportunity to everyone. That is the love that God always shows each and everyone. To reconcile with Him. Before, when God just wanted to destroy the first earth, He used Noah. He gave 7 days of mercy. Even if you did not do anything, even if you did not help Noah, but enter in the ark. So I just give you mercy. But not everyone heard. When people did not hear, and the animals got into ark. One thing I want to say, don't waste the opportunity that God put before you. We heard so many things here. And you heard
what concerns you and it can save your life. birashoboka yuko imana yabigushaka ko ubanza gutunganya ubugingo Maybe God wants you to work on your life kugira ngo ubashe no gutunganya ubugingo bw'itorero to be able to be able to transform the lives of the church. So I want to thank you.